mwemerera muvandimwe twongere tugarukane tunaramukanye mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo waturagishe ubuntu duhagazemo. Ni Emmanuel witonze nk'uko bisanzwe. Ndumva iki cyigisho ari icya gatatu. Salvation Content TV turabashimiye kuko umwanya baduteguriraho kugira ngo tugaragaze icyo Uwiteka yavuze mu gihe nk'iki ngiki. Ni ukugira ngo tugwize iyi ntwaro zizafasha umurimo w'Imana kugira ngo zigwire kandi zitangwe hose, bitume abantu bazahagaruka bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza hafi na kure, kandi abantu bakita ku magara yabo mu gihe nk'iki ngiki, koko hari amagambo nigeze gusoma mu gitabo cy'umugaragu w'Imana, cy'umushakazi w'Imana, aho banditse ko igihe kizagera isi igahura n'ikibazo kitabasha gukemurwa n'umuti uwo ari wo wose. Indwara zitagira ubwoko. Reka nsubire muri ya nteruro ivuga ko abantu bazagenana n'ibigezweho, ingaruka zikaba indwara. Kugenana n'ibigezweho, ingaruka zikaba indwara, hanyuma ukarwara indwara zigezweho, ukavuzwa uburozi bugezweho, nk'ingaruka agapfa urupfu rugezweho. Uko niko tugiye kubibona bigenda bikurikirana umunsi ku wundi. Ndumva ibyo ntabwo ari ibintu bitari mugaragara cyane, ntabwo ari ibintu biri hanze cyane ku buryo umuntu atabasha kubibona. Alright, reka rero twongere dufungure umurongo wacu wo kwiga, dusoreza ku cyitwa fomentation. Fomentation twaje kubonesha mu bita fomentation, turangiza n'ijambo bita ngo ni compresses, n'ama fomentation. Compresses ni agatambaro gatoya, naho fomentation ni igitambaro kiri mu isume ishyushye. Ntabwo ndashaka kugira ngo wenda ngaruke gato ku kintu cyitwa isume ishyushye. Iyo umuntu arwaye umugongo, bamushyiramo, bafata amazi atabuye bagashyiramo amavuta y'inturusu, bamara gushyiramo amavuta y'inturusu bagafata esume bakayijanika muri ayo mazi, bamara kuyijanika muri ayo mazi bakayikamura igishyushye bakayirambika mu mugongo. Mu kuyirambika mu mugongo bayitwikirizaho ikintu gituma umwuka uri bugumemo nk'iyindi sume, ndetse bagashyiraho n'ikindi kiringiti kiremereye rwose, ikiringiti cya wuruzi. Wuruzi ni ubu, ntabwo nzi uko ndi bubivuge. Wuru cotton, wuru ntabwo ari cotton, wuru ni ibyoya, ni igishuka cy'ibyoya gituma ubushyuhe bugumamo imbere. Ariko nkiri aho ngaho ndavuga n'iki ngiki, tukiri aho ngaho kugira ngo bize kumvikana neza. Iyo umuntu arwaye umutsi wo kunyonga kw'itako, nabwo niko procedure igenda, ariko nanone iyo bibaye umutsi w'inyonga kw'itako, harimo uburyo bigenza. Hari ubwo ukoresha umunyu wa Himalaya nk'uko njya mbibigisha, nk'uko twaze tubivuga, ariko kandi nanone hari igihe umunyu wa Himalaya utagera ku ntego, hakoreshwa utubuto twitwa ngo ni mustard seed, mutaride cyangwa se sinapi. Iyo ufashe sume, umuntu akaba arwaye amasciatica, amaguru amurya, arwaye umugongo ariko bimurira mu maguru, umutsi wo kunyonga yo kwita kumurya, ni byiza kugira gufata fomentation y'isume ukayirambura. Isume wenda nini cyane uyigabamo kane, umara kuyigabamo kane uyigabanyamo inshuro enye, hanyuma ukayirambura ku itako, ukayirambura ku kaguru, kuva ku itako kugera ku kirenge. Uko niko bigenza no ku spondylitis. Ariko nkivuga ibi ngibi, mujye mwibuka iki ngiki munangiza mu nciro urubanza. Nta muntu njya mbwira ngo ugenda ubereho imibereho itari mizima, nurangiza ngo wivuze uzakira. Ntabwo uzakira, kubera ko wangiza amahame y'ubuzima. Ukwiye kwivurisha imibereho, ukanza ukamenya uburyo bwo kubaho kujyanye n'ibyo urwaye. Nta muntu ukwiye kuba arwaye umugongo narangiza ngo ajye gukoresha isukari.
kuko isukari yica amagufa yo mu mugongo. Ibyo ni ibintu bizwi cyane. Ngira ngo hari uwareba utwinyo twashiririye tw'abana yahita yumva impamvu y'ikivuga ahangaha. Utwinyo tw'abana twashiririye duhita tukubwira impamvu y'isukari ku mugongo. So ni mpamvu rero abantu barwaye bone fusion, igihe amagufa y'umugongo yafatanye akarwara icyitwa spondylitis, amagufa y'umugongo yarafatanye, nta kindi kibaho ngaho, nuko nyiri kurwara umugongo asigaho amagaja. Yamara gusigaho amagaja akaramburaho eswime ishyushye irimo amavuta y'inturusu. Donc y'amazi twatetse tugashyira amavuta y'inturusu, twanya twarambikamo eswime tukayikamura, eswime tukayikamura igishyushye. Hari ubwo twambara wenda hari ubishobora, donc mubasha kubona yamaga, hari amaga yabugenewe ukamura ikintu ushyushye, kamera cyishyushye ukakirambika mu mugongo w'urwaye. Uko niko bigenda none ku muntu ufite ikibazo cyo muri nyababyeyi. Ndavuga umuntu ufite imyanda muri nyababyeyi, akaba afite ibibazo byo mu matako, by'umwihariko ku muntu urwaye amafibroma n'amamayoma, n'ubwo butubyiba butuma umuntu atabyara. Birahagije kumusiga amagaje n'ubundi kunda inshuro imwe ku munsi nimbura amagaje akunda, warangiza ugafata eswime yayindi itetswe kwa kundi ukayirambika kunda umuntu aryamye areba hejuru. Ndumva ibyo nabyo bisobanutse. Amafomentation nahagiye nyavuga ku bigenanye n'ibibazo byo mu gituza. Ntabwo nshaka kuyasubiramo cyane, ahubwo nshaka kugira ngo twimure umuyenzi nk'uko abanyamajyepfo bajya babivuga. Twimure umuyenzi. Tugiye kwimura umuyenzi, twagura imbago, twegire imbere. Reka dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, tugushimira urukundo rwawe rujyana n'ibibwirizwa tubwirizwa kugira ngo bigende bikore ku mitima batwumva, maze bahindurire kuzakunda uzabugarutse. Ngaho ufasha umuntu wese uzumva ino audio, ari ukeneye kuvura n'ukeneye kuvurwa wese, uzahire umwete afite, ubushake bwe uzabwongere, kandi mwami Yesu uzamwongerera impano, mu izina rya Yesu, amen. Mu kwimura umuyenzi. Mu kwimura umuyenzi rero, reka twerekeze ku kintu cyitwa kwiyuka. Ngira ngo ijambo bita kwiyuka ndibuze kuryagura. Abantu benshi tuvuze kwiyuka biyumva ko ari ugufata ibintu ukabiteka ukagenda ukunamamo. Uriya mugenzo ntago inshuro nyinshi nakwiriye burya. Reka tuvugishe n'ukuri. Ntago inshuro nyinshi, nubwo wenda hari ibikorwa bikajya nawe bifasha, ariko ntabwo nakwiriye. Reka mvuge iki ngiki. Ubwonko ni amavuta. Ibyo ni ibintu bizwi. Fats. Ubwonko ni amavuta. Byacura iki iyo amavuta uyashyize ku bushyuhe? Namwibuka ihame ryo kwivurisha amazi ko nta muntu ugomba gushyushya mu mutwe. Byacura iki uramutse umutwe uwushyize mu bushyuhe nk'uko mubigenza kwa kundi? Nta kindi birangira ari uko ubwonko buyaze. Iyo buyaze, kuko n'amavuta nyine, ubwonko bwayaze burayaga nyine. Ndumva ndagarukira aho ngaho. Reka twambuke gatoya turebe. Kwiyuka kuzima, ubundi impamvu mufata ibintu mukagenda mukabyubararamo, no kugira ngo umwotsi wabyo ugende. Niba watetse sipure, ukaba watetse ibibabi by'amapera, ukaba watetse donc ushobora no kubivanga. Ufashe sipure uvanga n'ibibabi by'amapera, uvanga n'imivumbura, ntabwo ari ibivumbura nk'ubwo ngo ni imyicanzoka, ugafata amababi y'inturusu, ugafata ibishwa by'imineke, ibintu byose biri aromatique bihumura, ugafata imyenya, warangiza ukabitekera hamwe ukagenda ukabyubararamo. Denominateur ikomeye cyangwa se common denominator, icyita rusange ubushaka, ni ukugira ngo uwo mwuka ibyo urimo guhumeka bigende bihure n'ibihaha. Nimara guhura n'ibihaha, ibihaha byinjije uwo mwuka ugende uhure n'amaraso. Amaraso ahita atwara ubwo buvuzi, ayo maphytochemicals
ibyo bintu byo mu bimera bizengurutse amaraso abijyane aho bigomba kujyanwa kugira ngo bikize uburwayi runaka. Ndumva ariko bimeze. Ugira ngo ahari wenda hari ibintu byaje kubamo ikindi cyitwa nebulization kwa muganga. Iyo umuntu arwaye asima agira icyitwa nebulization, kunebiriza niko bivugwa, babyita kunebiriza. So nibyo biriya bintu byo kwiyuka bifasha umurwayi wa asima, ndabyemera, ariko ntabwo byakorwa buri munsi. Ikirangana iki ngiki, kwiyuka kwiza ni uku nguku, ni uko umuntu abitwika akabicana yarangiza akajya mu mwotsi wabyo. Ibyo biba byiza kurusha kugira gute, kurusha kubiteka mu mazi. Yego. So nanone kandi nyiraho ngaho, ngira ngo hari umuntu abasha kuba arwaye asima, yafashwe na asima, ugafata ibibabi by'amapapayi ukabicana mu ziko, wamara kubicana mu ziko mu mbabura cyangwa usandi hantu cyangwa muri rondereza ukabicana, bicara ari bibisi bikiri bibisi kurya biza gutanga umwotsi. Uwo mwotsi nyiri kurwara asima cyangwa se nyiri kujya muri crise kwa asima akagenda akawujya hejuru. Uwo mwotsi wa asima ni umwotsi ugenda ukafungura, ugira donko umwotsi w'amapapayi ugenda ugafungura ibihaha, niko bigenza. Hariho n'abajya bafata ibyatsi bya rwiziringa, nubwo bijya birangira bibasindishije. Ibibabi bya rwiziringa ntabwo bikoreshwa kuko byongera toxicity mu mubiri, nubwo bishaka kugaragaza ko bishaka kugira ingaruka zihuse ku bihaha mu gufungura ibihaha, ariko byangiza amaraso, bijyana uburozi mu maraso. Ubwo kwiyuka ko mu mazuru ni uku nguku, ndavuga ko ari uku nguku. Kwiyuka ko mu mazuru ni uko ucana umwotsi ukagenda ukawunamamo atari mu mazi, ukagenda ukahagararamo cyangwa se ukagenda ukawota uwo mwotsi ukawuhumeka. Ni nako bigenda no ku mwana muto niko bigenza, akana gatoya ucana ibibabi ukagenda ukakajyanamo. Yego, affection respiratoire, ibintu byose bijyanye n'ubuhumekero, ubwo bijyanye n'ubuhumekero buratungana. Kwiyuka rero birenze icyo ngicyo. Kwiyuka ndibuze kuvuga iki ngiki, hari ukwiyuka nyine nk'uko kujyana ibintu mu mazuru. Ndagaruka kuri iki ngiki. Kwiyuka kundi kwiza kwa kabiri ni uko kwiyuhagiza umwuka, kwiyuhagiza vaperi. Yego, umuntu abasha gukaraba amazi y'ubwoko butatu. Benshi ndabizi ko mukaraba amazi akonje, ndabizi mu gitondo niko itegeko ry'ubuzima rivuga ko umuntu agomba gukaraba amazi akonje. Nyuma ya saa sita, isaha zageze nyuma ya saa sita, umuntu akwiye gukaraba amazi ashyushye. Umuntu aramuka ko akarabye amazi akonje mu gitondo, agakaraba amazi akonje nyuma ya saa sita, amuteza ibibazo by'ubuhumekero. Ikivuga ko ubuhumekero bwawe bufite ikibazo, ntabwo ari ukurwara inkorora cyangwa se ntabwo ari ukurwara ibicurane, ntabwo ari ukurwara asima, oya. Niyo ufite n'akantu na kamwe gahirita mu muhogo cyangwa se ufite ijwi rifite amakaraza, uba urwaye, uba ufite ibyo bibazo. Uba ufite ibyo bibazo bikubwira ko ufite akantu ko mu buhumekero bugafite. Bigaragara ko ushaka gukoresha amazi akonje cyangwa se ushaka gukoresha amazi amasukari cyangwa se nanone ushaka kunywa mu mezi adatetse kaba karimo. Niyo uhumeka wumva hari akantu gasa nawe wagira ngo ni akantu gashaka kuwizinga, bita ngo ni wizingi mu Cyongereza. Kuwizinga wumva wagira ngo na umwuka urakaca mukumbura gahuhamo kumva karasamira ukuntu. Yego. Kwiyuka rero ni uku nguku. Kwiyuka kwa kabiri ndimo kuvuga ni uku nguku. Ukaraba amazi akonje mujya muyakaraba, mukaraba amazi ashyushye y'akazuyazi cyangwa se tepid water. Ariko hari icyo mutajya mukora benshi, ntabwo mujya mwiyuhagiza vaperi y'amazi. Umwuka w'amazi, y'amazi yatabuye, ni gute ugiye kuyuhagiza? Ni kenshi ngira ngo hari nigeze kwakira umurwayi wari urwaye umwijima, arwara n'urwagashya, ariko ibyo byose biza gutuma kurwara umwijima n'urwagashya byatumye arwara impyiko. Burya kwiyuka kwiza gutuma umuntu akira impyiko uko byagenda kose. Kwiyuka kwiza gutuma umuntu akira impyiko, kwiyuka kwiza, kwiyuhagiza vaperi, icyo ni kuvuga aho ngaho. Kwiyuhagiza vaperi bituma impyiko zikira,
kwiyuhagiza vaperi donc bifasha impyiko gukira, nubwo atari byo bivura impyiko direct, ariko bifasha impyiko gukira. Kwiyuhagiza umwuka bikura amazi mabi mu mubiri, amazi yaretse mu mubiri. Kwiyuhagiza umwuka kandi biragenda bikagira gute, bigatuma ubwonko bugira gute, ubwonko buruhuka, bugashiramo imyanda, amametabolite agashiramo. So reka twumve neza ukuntu rero bigenza. Reka maze nagize inkuru iramwana. Umwana yarwaye umwijima, arwara urwagashya kubera ko circulation y'amaraso yo mu mwijima y'impactinga mu buryo bwihuse impyiko, bituma impyiko zirwara. Impyiko zirwaye bituma umwana arwara amazi yuzura umubiri, donc water imbalance mu mubiri, arayigerezana cyitwa myxoedema, ibirenge bibyimbye, inda yo yari yarangije kuba nka cya kintu mwita ngo urwitwa ngo ni icyo bita ngo ni urushwima, mu cyongereza barwita ngo ni ascites. Yari yarazanye iyo nda y'urushwima, yarazanye amazi ari mu birenge, yarazanye afite amaso yarahenengeye, akananwa gahuye n'ijosi, yararwaye impyiko zaturutse ku mwijima n'urwagashya, kubyimba icyo bita ngo ni hepatosplenomegaly, byashyiriye umwana kurwara icyo bita ngo ni acute kidney injuries, mu manefritis, utuyunguruzo tw'impyiko bituma tutayungurura. So noneho rero icyabayo ni iki ngiki. Uwo mwana namushyize kuri porogaramu ya dressing yo kutarya ibyo kurya bitetse, imitobe y'imboga n'imitobe y'imbuto itarimo umunyu n'ibindi byinshi bitandukanye, mu gihe kingana n'ibyumweru 2. mushyira kuri sauna. Nari mfite agakoresho gakora sauna kabasha kuka, wenda benshi mushaka mutagafite kuko aranahenda akaboneka na kure, ndaza kubabwira uburyo wakwifasha. Uwo mwana yagiye kugana n'ibyumweru 2, inda yagiye yaringana umubiri wose, nubwo nari n'ibindi ndamuhaga, hari ibyo namuhaga bindi bigendanye no kumuhereza utubuto tw'igihwarara, namuvushirishaga utubuto tw'igihwarara, icyitwa time, icyitwa romari, time na romari, narabivangaga nkamuhereza, nkashyiramo n'utubuto twa time, namuhezaga imbuto z'imbuho n'ibindi bigiye bitandukanye. Nagendaga rimwe mukoresheje imisatsi y'ibigori, ubundi ngakoresha n'utugorogonzo, wenda muri umwe cyangwa ubundi. Ariko nubwo nacishaga amagasha, ibyo nzabyigisha mu cyigisho gikurikiyeho ukuntu ushobora gukoresha icyo bita ngo ni renal hydrotherapy, ntabwo ari renal hydrotherapy, ahubwo icyo bita anal hydrotherapy, yo mu kibuno no mu mara manini. Iyo tuzayiga mu cyigisho gikurikiyeho. Hanyuma rero icyo gihe namushyize kuri sauna, namushyize kuri sauna, amazi ava mu nda akerekera mu birenge, ibirenge bibyimbye mpita, kuko ari umwana nyine, mubwira kujya gutera umupira, kujya gukina umupira. Yakinaga umupira, uko akina umupira agenda anyeganyeza ingingo, biza kurangira no mu birenge avuyemo, umubiri uraterera. Reka ngarukira aho ngaho. Kwiyuka kwiza rero, kwiyuhagiza umwuka, mu yandi magambo, hari tekinike nziza wabikoramo ikakorohera, nko gufata keto ukayicana, ukayishyiramo amazi, ukacomeka ku rukuta, hejuru ya keto ugashyiraho intebe ifite imyenge, warangiza ukambara ikiringiti kiremereye kidapfa gucamo umwuka, kigufashe mu izosi, kikagarura hasi, kikazenguruka hasi ku buryo gitwikira iyo keto, ikabira irimo mpaka rwose ubizi byumvikana. Ariko mu kubikora gutyo ufata eswime ikonje cyangwa igitambaro gikonje ukagishyira mu mutwe kugira ngo ubwonko butaza kuyaga. Ibyo mumaze kubimenyera mu mahame yo kuvurisha amazi. Icyo gihe rero none uwo mwana uko bigenda, ukabiribyunzwe rwose, imyanda igasohoka mu mubiri,
inkari wari gusohora ingano y'inkari wari gusohokera mu mpyiko, imyanda yazo isohokera mu ruhu. Uruhu n'impyiko birafatanyije mu gukora icyitwa detox cyangwa se gukora icyitwa elimination cyangwa se gusohora uburozi mu mubiri. Ire ibasha gusohokera mu mpyiko cyangwa igasohokera mu ruhu. Niba mubizi neza ibyo ndumva ariko biteye. N'indi myanda yose isohokera mu nkari ibasha gusohokera mu ruhu igihe impyiko zirwaye. Ibyo byakoreshwa no ku murwayi ufite ikintu cyitwa renal failure, impyiko zatsinzwe. Icyo gihe rero nanone ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo n'abafite ibikoresho, ibyo ntabwo nshaka kugira ngo mubijyemo kuko wenda hari keretse biramutse hari umuntu ufite ivuriro rifite ibikoresho akaba ashaka kumenya uko bikora, ibyo wenda hari ni ikindi kintu, n'indi ishu. So reka tujye imbere rero. Ndumva icyo twavuga ku kintu cyitwa kwiyuka no kwiyogesha umwuka w'amazi vaperido, nicyo twavuga. Wenda hari kuko twari turi mu buvuzi bw'impyiko, twatanga wenda n'icyo bita ngo ni tips mu kuvura impyiko. Iyo umuntu arimo kwivuza impyiko ntago anywa amazi asanzwe, ntago amazi anywa ari muri butiki, ntago anywa amazi asanzwe yo mu masoko, oya, ntago anywa amazi yo kuri robine, ahubwo mu kintu cyitwa eau distillée, amazi ari distillé. Amazi ari distillé abemeza ati, ngira ngo ahari turimo turiga hydrotherapy, haba igikoresho cyitwa ngo ni ibirika. Ibirika ni nziza burya nayo. Ibirika cyangwa se ibinika, ibirika n'ibinika, haravuga ibirika haravuga ibinika. Iyo uyitetse amazi arashyuha agatogota, wa munwa wayo ubasha gusohora umwuka. Uriya mwuka rero iyo ubigenjeje neza ugucomekaho umupira. Iyo ucometseho umupira ushaka wa mupira wa wundi ufite iherezo ryawo ikoze muri mu bintu byihanganira ubushyuhe, ku buryo wa mwuka ugenda ugaca muri wa mupira. Wamara guca muri wa mupira, uwo mupira ukawucisha ahantu hari amazi akonje, haba mu ibasi, mu mazi uhora uvugurura, haba mu ibasi. Hanyuma wa mupira uza gutuma amazi agenda ukayafatira mu kandi gakombe, ku mupira uwucisha mu ibasi y'amazi cyangwa se muri ice, abasha kubona ice. Ayo mazi aragenda wa mwuka ujya guhingukira mu gakombe washyizeho ugereranyije kwa mazi ari distillé. Ayo mazi ari distillé niyo mazi umurwayi urwaye impyiko akoresha, niyo umurwayi urwaye impyiko akoresha. Ariko wenda hari dushobora no gukoresha ibirika, reka nako nkavuge nkiraho ngaho. Tubasha gukoresha ibirika, tukavura ikintu cyitwa tukuka umuntu tutamucuritse muri wa mutwe. Ni ukuntu tuyicomekaho umupira, twamara kwicomekaho umupira hanyuma tugahereza ku mpera z'umupira, tugashakisha uburyo bwose nyiri kurwara ari bucomeke umupira awerekeza ku mazuru agahumeka uwo mwuka. Ubwo iki gihe uri kuka umurwayi neza rwose. Yego, iyo umuntu arwaye ibicurane yiyuka gutyo, iyo umuntu arwaye grippe yiyuka gutyo, iyo umuntu arwaye ikintu cyitwa sinizite yiyuka gutyo, kurusha kubika mu mutwe mu ntuza murumva rero ko ibirika bikora neza. Okay, tugende rero. Iyo umuntu azi ubuvuzi bw'amazi abasha gukora ivuriro ryo mu rugo, home sanatorium. Twambuke gatoya tuve ku kintu cyitwa kwiyuka, nitugira ikindi kintu dutekereza nitubona ko aricyo tutababwiye kugera no kwiyuka tuzakibabwira. Kwiyuka biri mu buryo bwa hydrotherapy, ni tekinike ya hydrotherapy. Nambutse gatoya nerekeze ku kintu cyitwa, noneho tugiye kwiga ibintu bikomeye. Buri wese ngira ngo ari kutwumva abashe gufata ikaramu n'ikayi no gutega amatwi cyane. Aha turaza kuhabona ibikoresho bitandukanye.
ubuvuzi bukoresha eswime, bugakoresha igitanda, bugakoresha amashuka, bugakoresha amazi, bugakoresha bicarbonate. Ibyo byose ni ibintu biri hamwe. Bugakoresha indimu, yego. Ubwo mu yandi magambo, ku ndimu, ku mazi, ku maswime, ku mashuka n'igitanda no kuri bicarbonate tugiye kuvura uburwayi bukomeye cyane. Ariko tugiye kubanza duhere ku bworoheje. Tugiye guhera ku bworoheje nk'umuntu wagaragaje ko afite uburwayi bw'abaparasite. Ni iki kugaragaza ko urwaye malariya? Uba ufite umuriro, utangira uciringa, utangira ubyumva ko utangiye kwishajara, agakonje, kumva utangiye gutetema mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Ndetse ari malariya, ari mugiga, ari indwara rwose, ari tifoyide, byose bitangira gutyo. Ariko si ukibaza ngo noneho ubwo bitangira gutyo, ni gute tugiye kuzavura? Ni gute tugiye kuzabitangira dukoresheje igitanda? Reka tubanze kubyoroheje. Ntabwo ko tugiye kubanza kubyoroheje. Iyo umuntu agaragaje ko afite uburwayi bumutera kumera kwa kundi, ubuvuzi mbutuye baba muri Uganda, yego bene data muri Uganda nabo muri Tanzania, ubuvuzi ndabatuye. Abatuye mu bice bya Kamwenge, n'abatuye mu bice bya Kiboga cya Nkwanzi, n'abatuye mu bice bya Hoima no muri Bunyoro, ubwo buvuzi ndabatuye. Mu bukoreshe kandi mu bwige neza. Icya mbere nuko, ariko mu bikoresho navuze indimu, mvuga amaswime, mvuga amashuka, mvuga igitanda. Hari icyo ntavuze. Navuze na bicarbonate. Icyo ntavuze ni igicupa kijyamo amazi cyangwa se akabuni kajyamo amazi. Ubifite neza, ubizi neza cyangwa se ubasha kubibona, abasha gushaka ibicupa byabugenewe byitwa buyote. Ni ibicupa by'amazi. Hot water bottle, ibicupa by'amazi. Hot water bottle. Noneho utabishoboye ari ukuntu abigenza. Afata akabuni karindwi, utugari tubiri twarindwi, kugira ngo akore buno buvuzi. Icya mbere rero procedure tugende. Umuntu bigaragaye ko yatangiye akifatwa na malariya, wagaragaye ko agifatwa na malariya, ushaka ibicupa bibiri bya buyote ukabyiyegereza, cyangwa se utugara tubiri tw'amazi ukatwiyegereza. Iyo ari umwana ukoresha utugara dutoya. Noneho warangiza ugashaka amashuka agera muri 2-3 ukayiyegereza. Warangiza ibyo ngibyo ugashaka iki? Ugafata umurwayi ukamwigiza hafi. Warangiza ugafata eswime, ugafata ishuka imwe yorohereye atari kuvureri, ukayifata ukayinika mu mazi akonje. Umara kuyinika mu mazi akonje ukayikamura ukayisasa ku gitanda. Ariko mbere kuyisasa ku gitanda, cyese ufite igitanda cyabugenewe kidafatwa n'amazi. Yari igitanda kitabugenewe, igitanda ugisasaho ishashi nini. Ya mashashi mujya mugurana mu matera, ntimukajye muyashugunya. Ndababwira umumaro mwinshi cyane ari buze gukora. Yego. Noneho rero igitanda gishashaho ishuka, ariko wenda ishuka itose cyangwa wabanje gushyiraho ishashi kugira ngo amazi ataza kujyamo. Noneho umaje gushyiraho ishashi, umaje gushyiraho ishuka itose, ubwira umurwayi agahita aryama kuki? Ahita aryama kuri ya shuka itose. Wa wundi watangiye kugaragaza ko yafashwe na malariya, yafashwe n'indi ndwara igaragara ko ari indwara itera umuriro, ari malariya,
ari mugiga, ari tifoyide, ari smallpox cyangwa ubushita, ari cyitwa ariyo bita variole, ari monkeypox, ari n'ibindi indwara zitera umuriro. Warangiza rero umurwayi wawe aryamye kuri yashuka itose, warangiza ku maguru ye munsi y'udutsitsino, ubwo aryama agaramye areba hejuru, munsi y'udutsitsino uhashyira igicupa gishyushye cyangwa se akabuni k'amazi ashyushye yatabuye, aratabura ugashyira mu kabuni cyangwa se ugashyira mu gicupa, hanyuma wangiza ukajya guto ukagenda ugashyira munsi ya twa dutsitsino. Ariko iyo ubonye biri buze kumwotsa, nako ntabwo bari bubwihanganire, ubanzaho eswime ariko ntuyizinge kugira ngo ushye buze kwinjira. Iki ni igicupa cyangwa kandi kabuni ugashyira mu gituza, ubwo wamuryamishije wamuseguye, ubishyira mu gatuza, mu gituza ugashyira mu gituza, ubanza gushyira eswime cyangwa ariko ntugire gute, ntuyizingazinge cyane kugira ngo ushye buze kugera mu mubiri. Warangiza ibyo ngibyo rero uhita umworosa yashuka isanzwe ntoya, ariko nyuma y'ishuka ntoya ukurikizaho ishuka inini ya kuvureri cyangwa ikiringiti kuvureri. So nyuma y'aho ngaho rero duhita tugenda twumva neza uko bisobanuka neza, ndumva bigenda bisobanuka. Ufata ubwo umaje kumutwikira, umaje kumumwira mwiza, ubushyire kurya buri bugumemo, kandi ishuka ukoresha ikinuza kuvureri ukoresha ni ntabwo ari kuvureri isanzwe, ni kuvureri ya wuruzi y'ibyoya, kuvureri y'ibyoya. Noneho iyo ubirangije rero dore ukuntu bigenza, uhita ufata iki, umaze kumworosa uhita ufata eswime ikonje ukayambika mu mutwe kugira ngo ataza gushyuha, kugira ngo utaza gushyuha, kuko ubwonko nibuza gushyuha biribuze gutuma arwara umutwe, narwara umutwe ntabwo ari bukire. Yego ubwo ntabwo araba yivuye, hari ubudahangarwa bugiye kwica malariya, bugiye kwica plasmodium, bugiye kwica ntuza, bugiye kwica bagiteri za salmonella typhi, za typhoide cyangwa se za meningokoko meningitis, izo ngizo yego izo bagiteri zitera meningitis ntabwo nimo kuzibuka neza, ntabwo nimo kuzi amamenengokoko, cryptokoko, ni ibyo ngibyo ndabizi ko zigira ubwoko butandukanye. Alright. Hanyuma rero yagira ubwo budahangarwa, ariko umutwe wamuzengereza udashyizeho amazi, udashyize isume ikonje mu mutwe. Ubwo niko bigenza rero, washyizeho ishuka ikonje ayiryamaho, ushyira akabuni k'amazi ashyushye mu maguru, akandi ugashyira mu gituza. Amategeko n'amabwiriza byakurikijwe, umworoshe ishuka isanzwe ariko uyikoherekeje ikikuvureri gifite ibyoya, ukamurekera muri ibyo bihe, ukamusiga mu cyumba nta kintu gisakuza kiri ku ruhande mu gihe kingana n'iminota 45. Umuntu mukuru abasha kumaramo n'isaha yose nta kibazo, yasinzira muri iyo mudu ntacyo bitwaye. Iyo bigenjeje neza akantu kayatutubikanye, muri uko gututubikana iyo hari ahantu yakwijugunya mu mazi, wenda nko muri pisine cyangwa se mu kiyaga simbizi, yajyamo akonje, akaba akonje, donc ava muri icyo kintu ahita ajya mu mazi akonje. Iyo nta bihari avamo ahita ajya muri dushe y'amazi akonje. Iyo dushe ntayihari, uwo mwanya uhita ufata nyiri kubikoraho, uhita ufata isume ukayinika mu mazi akonje, ukagenda umuhanagura ibyunzwe, umukonjesha. Uko nguko niko bigenda. Ku mwana mutoya amaramo hagati y'iminota 25 na 30. Umuntu mukuru ubwo guhera ku myaka 18 amaramo, yego umuntu guhera ku myaka 16 abasha kumaramo iminota 45 n'isaha irenga. Ntacyo nako isaha ntagirenga, ntago agomba kurenga isaha. Ubwo iyo procedure bayita ngo ni hydrothermal treatment. Noneho ako tugiye gusorezaho cyo mukiteho cyane, cyo kiranaruhije. Ubwo ni ikintu cyitwa ngo ni total body alkalization, total
body alkalization, ni ukuvuga ngo ni ugufata umubiri ukawugira alkaline, ukawugira base. Abatazi base ni ikintu cyitwa pH, ndabizi kubyumva biragoye ibi ngibi, ariko babimenya icyo bisobanuye. Mu ihame rikoreshwa iyo umubiri wabaye acide, iyo umubiri uri acide byorohereza kanseri gukura. Ubuvuzi tubukoresha turimo kuvura abarwayi ba kanseri. Bamuvuzi dukoresha mu kuvura abarwayi ba kanseri. Ubuvuzi dukoresha mu kuvura abarwayi ba kanseri nuko nguko tubigenza. Nuko dufata icyambere mu kuvura umurwayi wa kanseri, tugiye gutuma umubiri we uba alkaline cyangwa se uba base. Dore ukuntu tubigenza. Icyambere turabanza tugafata iki? Turabanza tugafata tukadufite matera, tukadufite ishashi isaswaho, ya sashi izana na matera. Hanyuma kandi tukadufite amashashi asanzwe y'amambaraje manini, ambaraje nini ibasha kujyamo akaguru, ambaraje nini ibasha kujyamo akaboko, nyine nkuko ufasha akaguru nyine ukagaseseka mu ambaraje. Ambaraje nini ubasha kuzengutsa mu gituza wayiciye. Yego, ubwo ndumva. Donc ni ambaraje eshanu: ambaraje y'akaboko kamwe, ambaraje y'akaboko kabiri, ambaraje y'akaboko gatatu, ambaraje y'akaboko ka kane. Muri uwo mwanya kandi muribuka ko twigeze tuvuga iby'indimu na bicarbonate ntabwo twabikoresheje. Ubwo mu kumuvura umurwayi uteka amazi menshi abasha gukwiramo eswime 5. Mu gukora icyo gitare cya bicarbonate, reka mbisubiremo, hakoreshwa amaswime 5, hagakoreshwa amambaraje 5, hagakoreshwa bicarbonate 6, hagakoreshwa n'amazi yenda kungana na litiro 15 atetse. Ufashe rero litiro z'amazi 15. Ibyo bintu ngiye kubabwira na gukora buri munsi, ubikora 2 mu cyumweru kugira ngo uvure umurwayi wa kanseri. Ufashe amaswime 5. Urangije gufata amaswime 5, uragiye uyarambitse mu ibasi. Hanyuma ufashe amazi za litiro 5, ufunguyemo bicarbonate udupaki 6, agapaki ka bicarbonate. Bicarbonate irazwi, abatayizi bayita baking soda. Baking soda ni wa munyu ukoreshwa mu gukora imigati. Iyo baking soda niyo igenda ikajya mu migati, bakayikoresha mu gukora imigati. Yego, urumva? Iyo baking soda rero byagaragaye ko ntago akamaro kayo kararenze cyane, karenze kakandi musanzwe muzi, karenze ko guteka imigati. Ivura kanseri by'umwihariko, reka mvuga icyo ngicyo. Bicarbonate ivura kanseri kandi ikavura n'ibibazo byo mu mara, ikavura ibibazo bigiye bitandukanye rwose. Bicarbonate ivura kanseri ya prostate, nako byose irabivura, amakanseri yose irabayavura. Yarikarayizinga umubiri, igatuma umubiri wa base, hanyuma kanseri ikabura ikora kuko kanseri ntaryo yihanganira umubiri uri basique. Yego, ibyo bize kumvikana neza cyane. Noneho reka twumve rero. Ubwo rero turagiye. Ufashe swime 5 uziramitse mu kibasi kinini, cya kibasi kinini. Urangije ufashe isafuriya nini irimo amazi litiro 15 watetse, umenyemo bicarbonate. Urangije kumenamo bicarbonate, umenyemo indimu 6. Bicarbonate mvuze mu ki? Mvuze ngo bicarbonate udupaki 6 n'indimu 6. Warangiza ukabyinika mu mazi. Wabyinika mu mazi, nako warangiza ayo mazi wamara kubivanga bicarbonate n'indimu byagiye muri ayo mazi litiro 15, uhita ubisuka byarangije nyine gufata, byarangije guhura amazi na bicarbonate byarangije kuyengana, uhita usuka mu kibasi, uhita usuka mu kibasi cy'amazi ashyushye, nako mu cyari kibasi kirimo amashuka, nako kirimo amasima 5, urasuka izo sume zigafata amazi, warangiza ukazikamura zishyushye. Ntabwo utegereza ko zihora, ukamura zigishyushye, ugakamura zikotsa. Ubivura ese ntabwo ikotsa, ukamura wenda hari yambara bya biga bya bindi bakoresha mu gukora amasuku,
ariko ku ruhande nawe ndabasha kuhashyira n'amazi akonje kugira ngo najya ashya ajye akora amazi akonje, agakamura eswime, yarangiza akayambika akaguru. Ariko ubwo buvuzi nkivuga icyo ngicyo ntabwo bukorwa n'umuntu umwe, bukorwa n'abantu barenze umwe. Ubwo umwe arakamura agahereza abandi. Swime ya mbere akayikamura akayambika kuguru, akayizengurutsa ku kaguru kose kuva mu bworo bw'ikirenge ukagera ku kwita ku myanya n'agagitsina ku kibuno, ukamwambika swime. Warangiza kuyimwambika ishyushye, igishyushye igitwika, ayambara igitwika, ntago ayambara yahoze, ntago ategeza kugira ngo itwike, ayambara imwotsa, ntago ibasha kumwotsa ngo icyomore uruhu, ahubwo yinjiza, ikora icyo bita ngo ni condiction, kwinjiza ubushyuhe mu mubiri. Noneho yarangije kumwambika iyo swime, ahita afata ishashi ako kanya, ya shashi ndende, yambaraje ndende, agahita acengezamo akaguru, yarangiza akaguru akarambika hasi. Agafata isime ya kabiri akayikamura akashyira mu kandi kaguru, agafata isime ya gatatu yarangiza akayikamura akashyira mu kandi kaguru. Ariko mbere y'ibi byose wenda hari ushobora kubona bitangiye nabi, atangirira mu gituza ubundi, aho afata ishashi akayica, yamara kuyica akayirambika ku gitanda, yamara kuyirambika ku gitanda kugira ngo hejuru yayo aze kurambika y'iswime. Namara kurambika y'iswime aze kugira gute, uwo murwayi aze yaswime arayikamura, namara kuyikamura ayirambika ku ishashi iciye, narangiza ahite ayisanganya mu gituza, akurura ishashi ifatanye n'iswime, ayirambire mu gituza, ahere mu mugongo agere mu gituza hejuru, narangiza agiye gute ayimwambika ayimuzengurutse nyine. Namara kuyimuzengurutsa ishashi irabiri hejuru, iswime irimo imbere ku buryo itaza gutakaza ubushyuhe. Bikorwa vuba vuba cyane kugira ngo ubushyuhe butaza gutakara. Ubwo nibwo ugenda rero ukahita ugira gute, ugenda ukajya ku maguru, ugakamura iswime ya mbere ukayambika akaguru nk'uko nari nabibabwiye cya gihe, ugahita uyambika, hanyuma wamara kumwambika iswime ugahita ushyiramo ishashi, ugahita ugashyira mu ishashi, ugafata akakabi nako ukabigenza gutyo, ugahita ugashyira mu ishashi, ugafata amaboko nayo ukakambika iswime kose, ugahita ugashyira mu ishashi, ugafata n'akandi kaboko ka kane ugahita naho ugashyira mu ishashi, ukakambika iswime ugahita ugashyira mu ishashi. Ubwo birumvikana ko hari iswime yo mu gituza, yagiye mu gituza, hari iswime yagiye ku kaboko, yagiye ku maboko, hari amaswime yagiye ku maboko ndetse n'amashashi. Iyo birangije urabirundarunda, amaboko yakurura ku gituza, amaguru ukayarundarunda, warangiza ukagiye gute, umurwayi utangira umworosa. Hari amashuka afite ibyoya, uyimubanzaho ukamushyiraho ishuka ya kabiri ntoya yoroshye nayo ifite ibyoya, bwa gatatu ugashyira ukamushyiramo bwa gatatu ugashyiramo igishuka kiremereye. Igishuka kiremereye, ndavuga iyo mvuze igishuka kiremereye ni igishuka cya kuvureri. Kandi mu kubimworosa ntabwo imworosa gusa, ahubwo ugiye gute, usa n'ubimuhambiramo, ugenda utebeza ayo mashuka, agenda uyacengeza munsi y'amaguru ye, munsi y'ikibuno cye, munsi y'umugongo we, ku buryo asigara yishushanyije ku gitanda. Yego nuko bigenda, ariko karyamye. Ubwo buvuzi nabwo abumara iminota 45. Iminota 45 ishize ahita ajya muri dushe agakaraba, cyangwa iyo atari busabasha kujya muri dushe, uhita ufata amazi akonje ukagenda umugira gute, umukonjesha n'isume yawe. Ndumva iki kibaye uko niko, ako ni kamwe, icyo ni kimwe mu bikoresho bikoresha mu kuvura kanseri ikarangira burundu. Rero mwene data wahoze unkurikira, ndagushimiye. Ndumva icyigisho twaguteguriye nka timu, icyigisho cyari giteganijwe ni iki ngiki, hasigaye icyigisho kimwe cy'amazi. Uko Uwiteka azagenda dushoboza, tuzagenda twiga byinshi ku mazi. Igice cya mbere cy'ibyigisho 4 kigiye kurangira, harabura kimwe. Nituramuka tubonye andi mahirwe, tuzongera twige ubundi buvuzi bw'amazi. Reka Uwiteka kugirire neza, reka Uwiteka guha umugisha, Imana iguhire mu izina rya Yesu. Amen.